Tubahaye ikaze bene data muri hirya no hino mu Rwanda, muri Afurika, ku isi yose. Mwebwe mwahisemo kubana natwe muri iyi gahunda yo gusoma Bibiliya yose. Aho muri hose tubahaye ikaze, turabakunda kandi mwahisemo neza kubana natwe muri iyi gahunda yo gusobanukirwa no gusoma Bibiliya yose. Ibi bitabo byose bigize Bibiliya uko ari 66. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe incamake cyangwa se muri makeya igitabo cy'urwandiko rwandikiwe itorero ry'i Galatiya, cyangwa se urwandiko rwandikiwe Abagalatiya. Muri iki gitabo intumwa Pawulo ivuga iby'amategeko, akavugira umudendezo dufite muri Kristo. Hariho abayuda, abigisha amategeko bo mu itorero ry'i Yerusalemu baje mu ntara y'i Galatiya, bakagerageza kumvisha abakristo baho ko bagomba gukurikiza amategeko yo mu isezerano rya kera. Harimo imirongo myinshi y'ingenzi. Abagalatiya igice cya 2 ku murongo wa 20, hariyo ijambo nk'iri rivuga ngo nabambanywe na Kristo, sinjye uriho ahubwo ni Kristo muri njye. Ariko igice cya 5 cyari cyo gice gikuru cyerekana uko tuba tumeze iyo turi mu butware bw'umubiri, imirimo ya kamere, kandi kikagaragaza uko tuba tumeze iyo Umwuka Wera ari we uri mu butware, imbuto z'umwuka. Hanyuma Abagalatiya haduhamagarira, Abagalatiya 5 umurongo wa 13 haduhamagarira gukoresha umudendezo dufite muri Kristo nk'amahirwe yo gufashanya mu rukundo. Noneho incamake nyirizina z'ibigize igitabo cy'Abagalatiya nizo tugiye kurebera hamwe. Icya mbere muri izi ncamake harimo ubutumwa bw'umuntu, hashyigikiwe gutsindishirizwa no kwizera. Igice cya mbere guhera ku murongo wa mbere kugeza ku gice cya 2 umurongo wa 21. 2, imyizerere, hatubwira ku by'imyizerere. Ubutumwa bw'umuntu, hasobanuwe gutsindishirizwa no kwizera. 3, umurongo wa mbere kugeza igice cya 4 kugeza umurongo wa 31. 3, gushyira mu bikorwa, hashyirwa mu bikorwa gutsindishirizwa no kwizera. 5, igice cya 5 umurongo wa mbere kugeza ku gice cya 6 umurongo wa 18. Bavandimwe, ni ahangaha izi ncamake z'urwandiko rwandikiwe Pawulo yandikiye Abagalatiya, ni ahangaha twazisoreza, hanyuma tugakomeza kurusoma. Ni urwandiko rwiza cyane rushobora kudufasha kujya mu mwuka, kandi tugakomeza kubaho duhimbaza Imana. Imana ibahe umugisha. Ubutaha tubararikiye inzandiko nziza ziryoshye cyane tuzareba, zitubwira cyangwa se Pawulo yanditse. Tuzahita dukurikizaho inzandiko Pawulo yanditse ari mu nzu y'imbohe. Ese izo nzandiko ni izihe? Tubararikiye kuzakurikira na icyigisho cy'ubutaha, kugira ngo
tuzazimenye tunasobanukirwe ibirimo, hanyuma ufite igitekerezo n'inyunganizi n'ikintu watubwira, ubundi watwandikira kuri urwo rubuga, cyangwa se n'ubundi ukaba waduhamagara kuri nomero 07 8 23 70 328. Twanazisubiramo 07 8 23 70 328. Imana ibahe umugisha. Yesu akomeze abane namwe mwese. Amen. Dawidi yabwiye Sawuli ngo yamukijije amaboko y'intare n'idubu izamukiza n'umufi